Ngewe nta muntu wari kunshobora. Haleluya. Niyo mpamvu mu rusengero nzajya mbyina. Amen. Ntabwo wari kumbwira ukuntu ntagomba kujya muri boîte. Gute se? Ntabwo nanywaga inzoga, sinajyaga mu bagabo, kada mu izina rya Yesu ntabwo ndi kwiyeza, ariko byo ntabyo nagiye. Ariko umuziki ntuza pa yose igezweho nabaga nayimenye. Nka kureba umunota umwe uko wabigenje nanjye nkadahita pa twata tugenda. Ariko umusaraba rimwe, haleluya. Uranyemeza, uramya ngo minyo byose urabyemerewe, ariko ntabwo byose bigufitiye umumaro. Iryo jambo ryonyine, ryonyine ryo ryamfashe. Si byo bibi, ariko nahinduye ibyo aho mbyinira. Nahinduye n'uwo mbyinira. Vuga ngo apostara cyabyina mu izina rya Yesu. Haleluya. Umusaraba wonyine niwo wagukiza amahane. Hari abantu bazi gutukana. Akagutuka kuri mama wawe no kuri grand-père. Akagutuka. Nyambibona abantu batukana. Uzarana n'abantu bari ku ma YouTube batuka abantu. Bariya bakijijwe bagahura n'umusaraba. Bavuga ubutumwa buriya baba bavuga ubutumwa beza cyane. Bene data, imbaraga z'Imana. Uwakwirata yakwirata Imana. Amen. Uwakwirata ntabwo yakwirata ubutunzi. Uwakwirata ntabwo yakwirata ubwenge bw'isi. Wamwirata mwirata. Amen. Uwakwirata yirata Imana. Amen. Amen. Haleluya. Abantu bavuga ngo gukizwa biragoye. Ahubwo ntibishoboka. Kiretse ari umusaraba ariko mwaretse. Abavuga ngo biragoye ahubwo giye mbona bagerageza. Buri uvuga ngo biragoye ntiwagerageje. Impossible. It's impossible to please God without faith. Impossible kugira ngo ugende muri urugendo rw'agakiza utazi imbaraga z'umusaraba. Kuramwa umusaraba message yawe irabipfuye. Umugore wakunaniye mwereke Yesu jya ku musaraba. Ku musaraba niho hashobora ibyananiranye. Amina. Nukuri. Nubwo apostle yagukanseringa ngo yagiye kubyiga ngo sinzaru yagiye kubyiga bigeraho bikanga, ariko ku musaraba wa Yesu uwo no musaraba tugeraho bikaba bizima. Amen. Imana ibyo yakubwiza bikora. Amen. Ndashaka kugira umuntu mwicaye ngo ntiwicogozwa n'urugendo. Haleluya. Urugendo rwo gutegereza ruravuna, urugendo rw'ubuseribateri ruravuna. Abaseribateri barihe? Yego sha ruravuna sira. Warakuriye muri Sunday school ugakura wivugira Imana gusa, hama watangira gukura ngo harageze. Wajya kubwira umukobwa umwe ngo ngo wibeshe, wajya kuwa kabiri atari kubanza ugwaye. Baba we ugatuvuga uti noneho Yesu ashimwe cyane, tuvuga uti noneho reka mbe ncecetse Mana nunkenera uzanshake. Yo ndafashishwe vuga ngo Yesu ari ikintu yakoze, nta muntu uzagisimbura, nta caki izagisimbura, ntawo mu isi wagishobora. Igikorwa yakoze i Karuvariyo. Haleluya. Ndafashishwe. Amen. Ni icyumweru kidasanzwe, ni icyumweru hari ibintu byinshi abantu badahamanya, ariko hari ibyo bemeranya. Buriya kenshi abantu bavuga ku bitangaza, uburyo umwe abivuze siko wenda undi abivuga. Haleluya. Abantu bashobora kuvuga ku mavuta, ariko umwe akabivuga uko yabihishuriwe n'undi akabivuga ukundi. Yesu ashimwe. Uburyo Yohana avuga ku bitangaza siko Luka bivuga. Twatangiye bakundwa. Siko Matayo abivuga, siko Mariko abivuga, ariko bose barabivuga. Ariko hari ikintu bose bahuriyeho. Yesu ashimwe. Ndashaka kumva amen. Amen. Hari ibyo bose bagize gute bahuriyeho. Bose hari ibintu bagenda bahuriraho, bakavuga ngo iki cyo Matayo azakivuga na Luka gisubiremo, hanyuma na Yohana agisubiremo na Mariko agisubiremo. Bari abantu bose uko ari bane bagenda bavuga Yesu mu buryo butandukanye, ariko iyo bigeze ku musaraba vuga ngo umusaraba hari ibintu bose bahuriraho. Haleluya. Yesu ashimwe. Bose bakemeranya bakavuga ati Yesu abambwe hari indi misaraba ibiri iruhande, ibyo bakabyemeranya. Haleluya. Iburyo hari igisambo kimwe, n'ibumoso hari ikindi, ariko igisambo cy'iburyo Imana igiha umugisha. Yako ikibumoso Mana we, haleluya. Bose bari bisambo, ariko ibisambo birarutana. Ikibumoso buriya ngo kiri kuri left side. Imana izakurinde muri urugendo kuba kuri left side. Yesu ashimwe. Haleluya. Ikiri iburyo ikiri ibumoso cyatangiye kuzana accusation, gitangira kuba umurezi. Iyo mpamvu iyo ugenda hari ibintu bishaka kukurega, ariko ujye ubibwira ngo namenye agaciro ku musaraba. Amen, amen. Gitangira kurega ibaze Yesu bari bose babambwe,
aho gitangira kumubwira ngo Yesu ashimwe cyane, gitangira kumublaminga, ariko kiri iburyo. Haleluya. Kiravuga ati cyambere genda umva kuba mbambanywe nawe gusa. Umva abantu barabambanwa, ubundi kubambwa habambwaga ibivume. Umuco w'abayuda cyangwa se umuco w'abaroma, abaroma igihe bashaka kugira ngo bikureho birego, bikureho ibintu bitandukanye, bagiraga nk'ikivume babamba, bakavuga ati turitabaye iki cyo rwose mu mwaka dutahiyaho. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashimira Yesu kubambwa kwe no kujya ku musaraba kwe, ntabwo Yesu yari yakoze ibyaha. Ibaze ko na Pilato yakarabye, agakaraba. Turaganira nshuti zanjye, arakaraba aravuga ati uyu muntu ni umwere, ariko stili baramubamba kandi yamaze gukaraba. Aravuga ati icyo mbona amaraso ye sinzagire gute, sinzayabazwe ko ndabibona ko utipe ni wa vrai, ariko reka byibura nta kundi. Baramubamba nyine, ariko bamubamba yera shaho. Bajya bavuga ngo ni amaraso y'intama atanduye. Haleluya. Atanduye, atagira ikizinga. Turashimira Imana ko wadupfiriye ari muzima. Amen. Ndagenda mvuga ibintu bimwe bagenda bahuriraho, ariko reka mvuge teme turiho hanyuma nyihuze n'iki cyumweru cya Pasika. Amen. N'urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto rwa mbere 1:23. Turakiriye abantu bose turi kumwe, abari mu rugo, abari mu bitaro barwaje, abari mu ngendo, muri transit, agahita yicomeka agashira ku matwi. Haleluya. Akaba ageze Qatar, agiye mu Bushinwa, akaba yicaye ahantu ari kumva. Abo bose bariho, bajya bazaho. Turashimira Imana ko hari abantu bafite inyota, ariko bino bintu n'ubundi bitera inyota. Haleluya. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 23 haravuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Haleluya. Hakavuga ngo uwo ku Bayuda ni kigusha, kandi ku banyamahanga ni ubupfu. Ariko iyo ugiye hejuru gatoya wenda haravuga ngo ijambo ry'umusaraba. Haleluya. Haleluya. Kuri twe dukizwa n'imbaraga z'Imana, ariko kuri ba bandi batakizwa, haleluya, ni ubupfu ijambo ry'umusaraba. Niyo mpamvu niba ushaka kwemera umusaraba wa Kristo, haleluya, hari ibintu bizagaragara nk'ubupfu muri societe, hari ibintu bizagaragara nk'ubupfu mu buzima bwawe. Bavuga ati umusirimu nkuriya koko nta cyabuze, ariko abari gurwana n'ibintu bya Yesu abishaka hiki ntabwo baramenya neza imbaraga z'umusaraba. Ariko kuri 24 akavuga ngo ariko ku banyamahanga, kubahamagawe b'Abayuda, kubahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki ni Kristo. Hano baravuga ngo ijambo ry'umusaraba kubarimbuka n'ubupfu, ariko kuri twe dukizwa n'imbaraga z'Imana. Ariko kuri 20 akavuga ngo ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wagize ate, yabambwe. Ku Bayuda basanzwe, Abayuda batarahamagarwa ngo ni kigusha, ariko ku banyamahanga ngo ni ubupfu. Ariko 24 hakagaragaza, ndibaza ko muri kunyumva, hakagaragaza Abayuda bamumenye banahamagawe nawe. Urumva ko hari Abayuda babibona nk'ikigusha, ariko hari abandi Bayuda, amen, aba Bayuda baravuga ngo bazi ko ari Kristo, ari n'Abagiriki bazi ko ari Kristo. Iyo ugiye kuri 20 hejuru aho ngaho, kugira umenye Abagiriki n'Abayuda, bavuga ko Abayuda bakundaga ibimenyetso, ngo maze Abagiriki bagakunda ubwenge cyane. Hanyuma Paulo ageze i Korinto yahuye n'ibintu bitandukanye. Mu gupreachinga yashoboraga gupreachinga ubwenge, agapreachinga Abayuda, akababwira ibimenyetso, ariko buri wese muri Korinto yari afite ikintu akora nka priority. Niyo mpamvu bene data ubutumwa bwiza iyo buvuye nk'umusaraba buriya ntabwo twashobora abantu twabigisha gusasa. Se ama university yigisha gusasa kurusha churches siyo menshi? Ako mwansubije ko turi kumwe, ko twikundanira. Haleluya. Bene data nukuri ni byiza ko twigisha gusasa, ariko tukigisha, haleluya, n'imbaraga z'umusaraba. Ni byiza ko twigisha iby'ubwenge, ariko abantu baduhagaze imbere cyangwa abantu tubwiriza buri munsi, icyambere bize amashuri tutize. Ndatangiye rero. Haleluya. Bize ibitabo, wavuga se amategeko barayakurusha, wavuga ekonomi, haleluya, hari ibintu bazi. Paul asanga ageze muri Korinto, asanga abantu babiyemeza ishaho. Ndiho ndareba amashati bambaraga i Korinto, haleluya, mumvugire ngo amina cyane.
ahasanga abatipe basobanutse, ahasanga abantu bazi gucuruza bakunguka, ahasanga buriya hari abantu batahombye disi. Nujya ubona warahombye ujye umenya ko hanze hari abantu batarahomba. Hari abantu bafite amafaranga kuri konte, hari abantu bafite abana beza, hari abantu basubijwe, hari abantu bafite n'ibitotsi badafite Yesu ariko mwaretse. Haleluya, haleluya. Noneho abo bantu rero kugira ngo ubashe kubageraho ukuyemo umusaraba ntiwabashobora, ariko Pawulo arabareba. Haleluya. Arababwira ati rero nabamenye nababonye, ariko twebweho tubwiriza Kristo wagize ate wabambwe. Kuko niba ari ikintu badashobora hanze ni ibintu bibamba, ariko mwamba barebe ne data. Uzi ko rwari ryinyo gato akatagenda ndapfuye, agahita atega indege akajya muri Amerika, akajya mu Bushinwa, akajya Katari, akazunguruka ati ryinyo mbere nda. Kandi sinabaseka, nigeze gufatwa n'ikintu sinzano cyamfashe, ndi umurokore ndi pasteur, ndahaguruka numva ikintu kiramfashe, numva naniwe guhaguruka neza, mpita ntekereza visa mfite muri Canada ninge, ariko mwaretse. Ariko ndavuga yo naramwaye nicaye ngenyine, ndavuga ariko minyo nta soni koko we wamenye uyu mwanya utekereje ko wajya kwivuza muri Canada mbere yuko umpamagaza, mbere yuko ntabaza nkagutabara. Nahise nibuka visa ya 10 ariko mwaretse. Yesu ashimwe cyane. Ubwo se bari hanze mwumva bameze bati. Rero ni byiza ko tubwiriza ibintu bikomeye, ariko dukuyemo umusaraba wa Yesu utorero. Haleluya. Arangije avuga ngo twebwe rero ntabwo tubwiriza ibintu bisanzwe, tubwiriza Kristo wabambwe. Tujye mu Bagalatiya 6, uyu ni Pawulo nyine, Abagalatiya 6 ku murongo wa 14, kugira ngo mwumve amagambo Pawulo yavuze, kugira ngo mwumve noneho uwo tubwiriza. Ku murongo wa 14 aravuga ngo ariko jyeweho sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ariko jyeweho it's okay, sinkiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo wateye ko iby'isi bimbera nk'ibibambwe, nanjye iby'isi nkabibera nkugize nte nkubambwe. Byakoze impande ebyiri, ngo sinkigira ikindi nirata. Uyu mugabo mwibuke ko yajyaga agira ibyo yirata. Aravuga ati hari ibintu njya nkunda kubwiza mpagaze. Arangije aravuga ati ariko yo bibaye kuvuka heza ndo kwa Benjamin, ibyo murabizi. Ubwabibwiraga bene wabo ni uvuga ngo uvuze ngo aturuka hano bahita bamenya, urumva ndi umuyuda mwene wanyu, urumva ntabwo mwanene, ntabwo ndi umusamariya wo hirya, ndi umuyuda. Icyambere ndi umuheburayo wo gusobanutse. Ushaka ujye mu bisokuru by'iwacu reba, hari abantu bavuga ngo bavaha ariko wajya no mu bisekuru ntubabone. Abantu birata gusa biratana ibintu ukajya ngo ariko ugasanga nta hantu. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ashimwe. Pawulo muzi ko yigeze kwirata ibyo bintu. Ikindi gihe nanone yirata ko nanone, kuko hari umugabo yigiye ku birenge witwaga Gamariyeli, umunyamategeko usobanutse, umufarisayo wujuje ibyangombwa. Aravuga ati noneho giye ntabwo nize mu bantu basanzwe ahangaha, nigiye ku birenge bya Gamariyeli. Buri uwo wigira harakonta. Yesu ashimwe cyane. Buri hari abantu baba mu macaci ariko atavuga pasiteri we, akavuga ngo usengerayo ngo quelque part, kuko pasiteri ntiwamuhamiriza, ntabwo uzi ibye, ariko baretse cyane. Yesu ashimwe cyane. Ariko yirataga Gamariyeli. Ibyigeze kubyirata, ndashaka kureba mu mwicanye ngo tuyigeze kujya byirata. Haleluya. Yirata ibyo kwa Gamariyeli, yirata byuko yize amategeko, murabizi ko yayize. Haleluya. Ntabwo ari bya bicupura abantu basigaye batahana ngo barize. Yari yaragize ate? Yarize. Urumva asobanutse. Pawulo agera ahangaha mu Bagalatiya 6, Pastor Bernard aravuga ati noneho mbabwiza ukuri, sinkifite ikindi ngira gute nirata. Nigeze kubaho mbyirata, ariko this time nirata umusaraba w'umwami Yesu. Ariko mwavuze haleluya. Nirata umusaraba, nirata umusaraba. Umusaraba niwo wenyine wahuza umuyuda n'umugiriki. Abayuda bakundaga ibimenyetso hano mu Bakorino, abagiriki bagakunda ubwenge. Buriya abagiriki iyo bari mu rusengero ufite abagiriki ntibakunda haleluya nyinshi, abagiriki ntibabikunda kandi ndabemera. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari igihe zikabya, amina. Abayuda nabo bakazikunda, bagakunda zo pekele mashi. Abayuda
noneho basanga church ntiyaba balanced, irimwe abayuda n'abagiriki, kandi bose bagomba kugira gute kubana. Mwongere church irimwe abize n'abatarize. Ariko niyo mpamvu mu musaraba umuntu uvuye hirya icyangu utarahura na dushe, utarakara amazi ashushe, arakuganiriza akakubwira ufite PhD, ugahita ufukama ukakira Yesu umwami n'umukiza. Vuga ngo imbaraga z'umusaraba. Ariko mwamvugiye ngo imbaraga z'umusaraba. Haleluya. Akaba atarakandagiye mu ishuri, akakubwira ubuzima bwawe kuvuvuka ukiri mu nda n'abana bazagukurikiraho. Imbaraga z'umusaraba. Amen. Yesu ni mwiza, mureke dusere mu musaraba. Haleluya. Vuga ngo ku musaraba twahuriyemo twese twahuriyemo. Umusaraba niwo twese duhuriraho. Umusaraba urawureba, ujyaho ukabona intege nke zawe. Pastor ashobora kukubwiriza umwaka ugashira ariko ntiwihane. Ugasiga avuga ati yabanje akihana ibya ubundi. Haleluya. Ko ubwo mwana nahuriye mu makarti. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yakwihanye ibye. Ariko umusaraba usanga pastor, ugasanga umukristo, ugasanga umudiyakoni, ugasanga umukuru w'itorero, bose bagahura ku musaraba. Paulo aravuga ati sinkifite ikindi nirata, ariko ndirata umusaraba w'umwami. Ngo uyu musaraba rero wanteye ibintu, watumye mbasha kureba iby'isi nk'ibibambwe. Ariko mwabana mwaretse ko dusigaye tureba ibintu nk'ibibambwe. Ariko mwavuze haleluya. Sigaye ndeba by'isi nkareba bibambye. Ariko muzi ko hari ibintu dusigaye tureba tukabona bibambye, kandi kera byara ariko ni bande bagenzi bajya ni giye gusa byakururaga. Hari ibintu giye nta muntu wari kunshobora. Haleluya. Niyo mpamvu mu rusengero nzajya mbyina. Amen. Ntabwo wari kumbwira ukuntu ntagomba kujya muri boîte. Gute? Ntabwo nanywaga inzoga, sinajyaga mu bagabo, kada mu izina rya Yesu, ntabwo ndi kwiyeza, ariko byo ntabyo nagiye. Ariko umuziki ntuza pa yose igezweho nabaga nayimenye. Ntakureba umunota umwe uko wabigenje, nanjye nkadahita pa twata tugenda. Ariko umusaraba rimwe. Haleluya. Uranyemeza, uramya ngo minyo byose bigufitiye inyungu, ariko ntabwo bigufitiye umumaro. Byose urabyemerewe, ariko ntabwo byose bigufitiye umumaro. Iryo jambo ryonyine iryo ryamfashe ryonyine, kuko kuri bonane twarabyinaga twese tukabyina, na mama akabyina, nyogokuru wacu mu Pentecote agasenga. Haleluya. Twese twarabyinaga iwacu tukabyina, ariko kubyina si byo bibi, ariko nahinduye ibyo aho mbyinira. Nabyiniye, nahinduye n'uwo mbyinira. Vuga ngo apostle acyabyina mu izina rya Yesu. Haleluya. Umusaraba wonyine niwo wagukiza amahane. Hari abantu bazi gutukana, akagutuka kuri mama wawe no kuri grand-père, akagutuka. Nyambibona abantu batukana. Uzarira n'abantu bari ku ma YouTube batuka abantu, bari abakijijwe bagahura n'umusaraba, bavuga ubutumwa buriya baba bavuga butumwa beza cyane, kandi bari abantu tuzababwirize buriya baba bavuga butumwa bateye ubwoba, bahuye n'imbaraga z'umusaraba. Hari umuntu kwemeza ukumva mu mutwe haratangiye kugira muzunga. Rero imbaraga z'umusaraba zihindura umuntu agahinduka. Imbaraga z'umusaraba zahinduye mama Jojo. Haleluya. Ariko musiye muceceka nzajya mbivuga. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Amina. Ngo sinzanu yaramanukiye kuri boîte. Yesu ashimwe cyane. Afisize abana afuma, nanjye nagiye ndi inkumi. Je nari ntarabyara. Yesu ashimwe. Haleluya. Imbaraga z'umusaraba. Jya kuri 15 ukuntu havuga aho nyine Abagalatiya 6:15. Uko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa. Kubanza phone nani yawe idakora cyane. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kubikiremwa Gisha. Basa gasubiremo ukanu bumve. Kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa keretse kuba ikiremwa gishya. Basa nukuri ibintu abantu bapfa duhure ku musaraba bene data. Itorero rishobora kuba ridahuje doctrine, ariko niba duhuje Kristo tukaba duhurira ku musaraba. Haleluya. Nukuri waba mu Anglikani, ukaba mu Pentecote, ukaba n'undi mu Methodiste, ukaba mu Baptiste, ariko tugahurira ku musaraba wa Kristo. Haleluya. Mwaba mu defrize, abandi bagafunga itambaro, abandi bagashiraho verni, abandi ntibayishireho, ariko mugahurira hehe? Ariko mwavuze ngo umusaraba wa Yesu kwera. Ahangaha Paulo aravuga ati kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa se kudakebwa, kuba utoboye amatwi n'undi atayatoboye, icyo siyo kibazo. Ahubwo dukeneye, ariko mwavuze amina, keretse kuba ikiremwa gisha. Imbaraga z'umusaraba zatugize ibiremwa bisha.
abavutse ubwa kabiri muvuge amen. Rero mu gihe tugiye muri pasika, reka mvuge kuri pasika kugira ngo numve hari ukuntu pasika ni ijambo rivuga ngo kunyuraho, ya pass over, ya iryo jambo ni ijambo bakoresheje igihe ubwoko bwa Isirayeli bwagomba kuva mu Egiputa, hanyuma mu gicuku cya nyuma, benshi bakunze kuhita mu gicuku cya nyuma kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Muzi ko byabaye ngombwa yuko habaho kugira ngo habeho finale ya finale. Hanyuma iriya finale rero yagombaga ko babaga umwana w'intama. Kira ni ikimenyetso cya pasika mu isezerano risha rya kera, hanyuma babaga umwana w'iki? Babaga umwana w'intama. Ariko habaye ikimenyetso kivuga ngo ku nkomanizo z'imiryango y'aba Bisirayeli mushireho amaraso. Haleluya. Iriya miryango y'Abisirayeli ubundi ni nk'ikimenyetso cy'umusaraba, ariko muri Ancien Testament pasika tugenda tuyibona ntabwo itangiranye n'isezerano risha, ariko ni pasika yatangiye kera. Mushire ku nkomanizo z'imiryango. Buriya umusaraba ni umuryango, umusaraba ufite aho utwinjiza. Amen, amen. Ariko ku nkomanizo z'imiryango yabo mushireho ikimenyetso cy'amaraso. Hari habazwe iki? Umwana w'intama. Uriya ni Kristo ugaragara mu isezerano rya kera nk'uwatambwe, ariko noneho ari amaraso muyashireho. Marayika murimbuzi, umurimbuzi nahanyura aracaho. Iyo tuvuga ikimenyetso cy'amaraso tukavuga imbaraga za pasika, ni umurimbuzi wendaga gucaho ntibizanamubuza gucaho, ariko nabona ikimenyetso cy'amaraso akakibona ku nkomanizo z'imiryango, ntabwo ari bukurimbure. Iruhande barapfa n'iburyo bapfe, ariko kuri wowe hari ikimenyetso cy'amaraso. Amen. Burya Abrahamu ajya gutamba ntuza, ajya gutamba Isaka, burya iriya yariyo. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yarahagurutse ahagurukana inkwi. Burya ntabwo yazisanze mu ishamba, arazitwara aragenda azi yuko birangiye. Yagiye mu kimenyetso cyo kujya gutamba. Haleluya. Azi ko byarangiye umwana wagiye gutambwa, ariko birangira hari imfizi. Iriya mfizi iri mu bihuru mu Itangiriro 22 yari iboheye ahantu mu bihuru, ariko ikaba ibasha navuga ngo ijya mu mwanya wa Isaac. Uziko Isaac yaragiye gutambwa, gutambwa, ariko iriya mfizi iri hariya ibiramugobotse. Amina. Iriya mfizi rero tubona mu Itangiriro, uriya ni Kristo Yesu. Ndashaka undebere mugenzi mu bwutisha yaje kugucungura. Amen. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hariya mbere ya noneho twareba se mu Itangiriro. Ese muzi ko byari byarangiye kuri Adamu na Eva, inzoka yamaze kuhagera, bonyine bagatangira kwireba bari naked, kandi bajyaga biberaho baraho nta kibazo icyo ari cyo cyose. Ariko umunsi umwe biba bibi, bumva imirindi y'Uwiteka, batangira guhunga Imana. Najya mbabwire ngo iyo tuvuga umusaraba uhari kugira ngo umujinya Imana idufitiye, umujinya Imana yari ifitiye abantu. Haleluya. Kuko biravuga ngo all have sinned. Nushaka uvuke haleluya, nushaka uvuke ku bapasiteri batatu gramere bakurikirana, ariko birivuga ngo all have sinned. Kuvuga ngo bose bagize gute? Bakoze ibyaha, ntibasingira iki? Ntibasingira ubwiza bw'Imana. Ni kuvuga ngo hariho ikintu gishobora gutuma tudasingira ubwiza bw'Imana na gatoya. Nibaza ko Imana yavuze atari ko Imana yonyine itugira umujinya, kandi tugira umujinya idushakira na plan B yo kuducungura. Mutekereze iyi Imana ukuntu ari nziza, irashaka kubakuraho, ariko iri no kwiga uburyo. Murabona, iri yashaka kubarimbura ati ndabarambiwe, atariko aba bantu wabashakira systeme ziranga. Adamu wa mbere ni Adamu nyine, Adamu wa mbere, ariko bakavuga ngo Adamu wa nyuma. Buriya abantu bakunze bavuga ngo Adamu wa kabiri, buriya ntimukabivuge, ntabwo ari uwa kabiri. Ni uwa nyuma, bavuga ngo the last. Bavuga Adamu wa nyuma, ntabwo bavuga ngo Adamu wa kabiri, kuko nyuma ya Yesu nta wundi uzaza. Ariko mwavuze amen cyane, ariko murafashijwe. Amina. Ngo nta wundi uzaza, ntawe. Hari uwo mukeneye, hari bishop mukeneye, ngo nta wundi uzaza nyuma ya Yesu. Ndagukunda Yesu. Amen. Ariko murebe ukuntu Imana ari nyembabazi. Pastor Manu, uziko no muri Edeni bitaragera mu gihe nyine cy'isezerano risha, yashaka ikintu yakora, abasanga mu bicocero disi, asanga rero barihisha mu bicocero. Buriya twabaga mu bicocero ataradushakira gahunda yo kuducungura.
hari ibicocero yadukuyemo mu bicocero byitwa isoni, ibicocero byitwa shame, reproach, kutemerwa, kudasingira ubwiza bw'Imana. Buriya abantu benshi kudasingira ubwiza bw'Imana ni ikintu kibi, kuko umuntu akozwe kugira ngo ahimbaze Imana. Haleluya. Ariko irangije iravuga ati reka nshaka inyamaswa nica. Yica inyamaswa. Pasika yahereye hariya, yica inyamaswa. Amaze kwica inyamaswa afata uruhu rusobanutse, vuga ngo kwira. Haleluya. Hajya n'uruhura, arangije arabambika, abakuraho ibicocero arabambika. Muzi ko Yesu agira gutya aravuga ati ahana na ya nzoka. Muzi ko atabahanye, yahanye ya nzoka. Bo batangiye umugabo ati se yenze gute, ati mvaho si ya wa mugore wampaye, tujya kumpa umugore w'umunyamubiri. Ko bwaretse ko Imana ni nziza cyane. Ariko abantu, haleluya, gura abantu bose bararegana, amen. Abagore barega abagabo, abagabo bakarega abagore. Ariko noneho Imana irabireba iravuga ati sasa ni ikibazo ati iyo utama umugore. Umupasiteri yigeze kubwa ati nabonaga umugore wanjye ahagarariye abinginzi ariko fiance. Ariko ngo mu rusengero runini yarahagarariye abinginzi, ngo agasenga, ngo bageze mu rugo akagona. Nukuri buriya mu rugo rero haratugerageza pastor. Buriya abantu basengera kuri church benshi. Noneho pastor arambwira ati mbara unsengera Imana nkize ikigeragezo. Ndetse niki ati umugore ati ntasenga na gato, ati ntasenga. Ndabona no se wowe biti ati nashakaga ati kongira intege zo gusenga nkabwi. Ati nanjye ati gusenga ati mbaniriwe mvuga. Ati no gusenga bikananira, ati nshaka umugore uzancaginga. Ndabona rero mwese muri abanyamubiri mujye ku musaraba. Haleluya, mujye ku musaraba. Umugore wakunaniye mwereke Yesu, ujya ku musaraba. Ku musaraba niho hashobora ibyananiranye. Amina. Nukuri nubwo aposo yagukanseringa ngo yagiye kubyiga, ngo sinzaru yagiye kubyiga, bigeraho bikanga. Ariko ku musaraba wa Yesu, uwo ni umusaraba tugeraho bikaba bizima. Amen. Yesu ashimwe. Ko numva afite ibiseko byinshi muri iki cyumweru turakirangiza, ni Pasika. Amina. Noneho abango uyu mugore, wa mugore ati ariko wowe urabibona nawe. Umugore nawe agishira ku nzoka, ati siriya nzoka se, ati iriya nzoka yanyegereye, nase yakwegereye uri hehe. Ariko Imana irareba iravuga ati reka ihana inzoka. Ihana inzoka, birangira Messi na Madame bari amahoro. Inzoka aravuga ati rero wowe ugiye kuzajya ugenda utwaye inda gusa, mbega ugenda uri hasi gutya, urya umukungugu, ntabwo uzarya fruit. Ntabwo ushaka kuzarya umuceri w'umutanzaniya. Abo Yesu yahaye umugisha mu bw'amen. So noneho inzoka ibiragiye, pasi birarangiye, ibirahanye. Bibiliya ivuga ngo Uwiteka aguhane Satani. Uburyo rero Imana yakoze ngo ihane Satani, yaravuze ati niki nakorera humanity, ntabwo ari church, ni humanity. Niyo mpamvu naba abantu twanga Yesu arabakunda, naba abantu tudashaka kubona Yesu arabakunda. Haleluya. Muri Kristo nta muyuda nta n'umugiriki, muri Kristo byose byahwaniye ku musaraba hariya byose. Haleluya. Niko bimeze muri Kristo, nta nkomoko muri Kristo, nta byo kuvuga ngo ngewe ngumvuka ahantu hazima. Muri Kristo ni ku musaraba. Ubundi twese ntabwo twashobora gusingira ubwiza bw'Imana. Hanyuma noneho yavuga ati ariko wakohereza umwana wanjye w'ikinege akagenda akabancungurira. Twavuga umusaraba, twajya muri Yohana 3 se, tukajya mu Kuva 21. Abisirayeli baritotombye, bari banyuze ahantu hitwa Hori, Mount hitwa Hori, bagomba gukatira muri Edomu. Bega hari nk'urugendo rudasanzwe, birakomera. Ariko bigere mu kubara, cyangwa ndumva ari kubara 21 cyangwa se Kuva, barangije barakubitika. Kuva 21 barakubitika, inzoka zirabarya. Barakaje Imana abisirayeli, inzoka zikabaciye araje. Inzoka ngo zitwa ngo ni inzoka zikira z'ubusagwe, fiery snakes and serpents. Zirangije ziraza zirabatikura. Zibatikuye bakora ikintu cyiza, bamenya ko bakoze ibyaha. Ese wowe bimeze bite? Iki cyumweru mureke tube honest,
iki ni icyumweru cyo kujya muri miruwari tukabwira Yesu ngo Yesu tugarukeho. Amen. Barangije ngo basobanukirwa ko bakoze ibyaha, basobanukirwa ko amina bababaje Imana, ariko ngo bamenya ko bababaje na Mose. Barangije ngo baramwegera baravuga ngo we have sinned against God. Iki cyumweru mumbare tuzabwira Imana ngo Mana, we have sinned against you. They sinned against God and against Moses. Niko bavuze. Twacumuye ku Mana, ariko tubonye iri kure turavuga ngo reka dushake n'uwo ikoresha ari aha hafi. Bashaka Mose kuko wari uri aha hafi, burya abantu iyo barakaye barakariye Imana barakara n'abayobozi. Ibyo ni bisanzwe. Amen. Niyo mpamvu ntajya nkunda abayobozi bagwana n'abakristo. Bagwana n'abakristo akajya hamagara umukristo ngo wamvugiye iki ngo uzongere. Nta muyobozi ukora ibyo kuko nketse utari umuyobozi. Ariko bana we reka twigarukire. Yesu ashimwe cyane, sibyo byanzanye. Amina. Haleluya. Yabarakarira na Mose rose ushaka barakarire ntabwo bari burakari imirima, barakarira Imana yavugiyemo. Uyu niwe yabwiye ngo tuzatabarwa, none turakubitwa. Uyu niwe Imana yabwiye ngo tuzaba amahoro, none dore bitubayeho. Barakarira Imana, barakarira na Mose, ariko baragaruka baravuga ngo Mana utubabarire. Bajya kubwira Mose ngo twaracumuye, ducumura ku Mana, ducuma no kuri wowe. Ariko ubwo babivuga ntujye ngo abantu bapfa kuvuga, bamwe bari batangiye gupfa. Abasigaye bavuga ati sha niturangara natwe turacaho, reka tujye kubwira Mose. Buriya niko bimera. Nuko noneho barangije babwira Mose. Mose niyo yise ababwira mwamvuganye nande uko mwaretse. Yesu ashimwe. Ariko mwaretse ntabwo mwamvuganye nande, mwari mwicaye Imana izibe yanyerekera buretse shayi zibakubite. Ari umupasiteri w'iki gihe. Yesu ababwira izi bantikurire. Ntabwo ariko yavuze. Yaravuze ati reka nshake igisubizo vuba vuba. Nuko Imana data, haleluya, yadushakiye igisubizo. Niki nakorera buno bwoko? Niki cyatuma umujinya wanjye ubavaho? Mose ahita ashakisha pastor uburyo bwose, ahitabona afata umuringa. Haleluya. Inzoka ayucuramwe inzoka mu muringa, cyari ikimenyetso cy'umusaraba. Atariko ugenda ugira ute umanike hehe on a pole. Yes, umanike kuri ntuza Paul niki ku nkingi. Yesu ashimwe. Pastor ujye hasoma 21 kuva 21 kane kugeza ku 9 naho ngaho, hanyuma umanike hejuru. Haleluya. Yesu ahabwe icyubahiro. Glory to God. Pastor habasomere bareba aho hantu vuba wenda. Uwiteka yumvira Abisiraheli. Kane kugeza ni numbers kubara. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca kubara mu nzira 21 kane kugeza ku 9. Bahaguruka ku musozi wa Hori baca mu nzira ijya ku nyanja itukura. Yego. Ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Imitima y'abantu iracogora. Yego. Abantu bavuga Imana na Mose nabi. Pasa wumvise ko abantu bajya bacogora. Urugendo niko rwagize rute? Rwabacogoje. Imana ibyo yakubwiza bikora. Amen. Ndashaka kugira umuntu mwicaye ngo ntiwicogozwa n'urugendo. Haleluya. Urugendo rwo gutegereza ruravuna, urugendo rw'ubuseribateri ruravuna. Abaseribateri bari he? Yego sha, ruravuna sira. Warakuriye muri Sunday school ugakura wivugira Imana gusa, hama watangira gukura ngo harageze. Wajya kubwira umukobwa umwe ngo ngo wibeshe, wajya kuwa kabiri atari kubanza ugwaye. Baba we ugatuvuga uti noneho Yesu ashimwe cyane, tuvuga uti noneho reka mbe ncecetse Mana nunkenera uzanshake. Haleluya. Ariko nta kibazo ufite aba grand frère. Haleluya. Muvuge ngo amina cyane. Bari bacogojwe n'iki? N'urugendo. Bati mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Yes. Ko ari nta mitsima tuhaboneye, nta mitsima akaba ari nta mazi, kandi tubihiwe n'iyi mitsima mibi. Uwiteka ohereza mu bantu inzoka z'ubusagwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisirayeli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira bati twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nabi nawe nabi. Saba Uwiteka dukure mu izi nzoka. Mose arabasabira. Ukuntu bavuze ati twakoze ibyaha n'ibindi byose, ariko tuje kubwira uyitubwiririye Imana. Tuzi ko mukorana.
none uzi twebwe nuvuga ngo bahise bamubwira ati ube mediator. Ijambo mediator rero mu isezerano risha, mediator dufite ni Yesu. Ariko mwavuze amina. Ariko wambaye ukavuga ngo mediator ni Yesu. Kera yari Mose, ariko uyu munsi niyo mpamvu Bibiliya mu Baheburayo igice cya mbere hariya ku murongo wa mbere mpakunda mu Giswahili ngo imasiku. Haleluya, bango imasiku. Ariko Igiswahili kirakaba wari wabisoma pastor. Ntabwo uravuga utuba muri Tanzania. Imasiku. Haleluya, vuga ngo amina cyane. Muri iyi minsi nowadays ngo yajyaga ivugana natwe mu kanwa k'abahanuzi, ngo ariko muri iyi minsi ivugana natwe mu kanwa k'umwana wayo. Ngo imasiku. Ariko nkumbuye kujya kuvuga ubutumwa muri Tanzania. Imasiku. Haleluya, amina. Nagiye kwigisha muri Tanzania, noneho nshaka Bibiliya y'Igiswahili, niho namenye ayo makuru. Amina. Vuga ngo imasiku. Haleluya, nukuri pastor ntabwo urarangize. Begera Mose aba umuhuza. Natwe umuhuza dufite ni Kristo. Nivuga ngo Imana ntabwo ishaka kukureba wowe, ikurebera muri Kristo Yesu. Nivuga ngo iyo ikureba muri Yesu irakubabarira. Iyo ikurebera mu gucyo, ariko mwavuze, iyo ikurebera mu mwana wayo iravuga ngo minyone nabeho. Iyo ikurebera mu mwana wayo, ariko haleluya, ega yatumara. Yavugana nabo muri biciye kuri nde Mose. Nose ntibigeze ntabwo uze mu makuru ko bigeze kuvuga ngo turushe ko Imana ivugira muri Mose. Ubu niwe wenyine. Pastor Bernard komeza uhavuge. Ubu niwe wenyine. Yego. Kubera iki twebwe? Ariko ibintu byo niwe wavuganye n'Imana, niwe wazamutse ku musozi, niwe wagize gute, ariko Mana yanjye uyu muntu wenyine. Noneho Imana iravuga ati wenda ubabwire Mose bambwirire ko nzaza. Nta kibazo. Ariko itarahagera byagenze bite pastor? Hakubise inkuba imirabyiraka. Babwira Mose bati tubwirire ko tuzabonana ubutaha asubirayo. Isiratigita. Itaraza. Yari bibanziriza kuza kwayo. Hakubitiye inkuba. Hakubita ibintu by'imirabyo. Isiratigita. Ibitare biramene. Noneho babwira Mose ati gumana Imana yawe. Isubirayo. Ugumane nayo. Imana ishimwe ko yohereje Yesu Kristo. Imana ivuga ngo ijambo ry'umusaraba. Mbega ibintu byiza. Umusaraba Mana, umusaraba. Nzavuga umusaraba byibura uyu munsi no kwa gatatu no kwa kane no kwa gatanu. Mureke mvuge ngo umusaraba. Ndashaka uzarya inyama yo kuri Pasika. Uyirye uzi impamvu uri kuyirya. Haleluya. Amen. Nano babwira Mose ati tubwirire iyo Mana. Arangije arayibwira pastor. Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa nizo uyimanike ku giti cy'ibendera. Cura inzoka igize gute? Isa nizo. Uyimanike. Mbabara gatavuga. Muzi ko Yesu yaje ari umuntu 100%. Wambare ukavuga ngo isa nkizo. Yaje ababara, yaje yagira ubwoba, vuga ngo umuntu 100% ariko mwabaye muti. Yaje ashobora kugira ibibazo bibishobora kumugora ari umuntu, kavuga ati sha uziko Rosine ngomba kumutabara. Uziko ngomba gutabara kwa Pastor Bernard, uziko nzi uburyo Pastor Emmanuel amerewe. Donc yaje cura inzoka igire ariko Mana we. Isa nizo. Utibirasa. Amina. Yisanishije natwe. Haleluya. Yari Imana 100%. Niyo mpamvu iriya nzoka ntabwo ari inzoka isanzwe, burya umuringa. Haleluya, umuringa burya ngo ntufate ingese. Ngo ntufate ingese. Burya nubwo twambara ibigezweho ariko ngo buri umuringa ingese birazirana. Yewe we mbega inzoka izira ingese. Fata ubwo bumara bwose bujye muri iriya nzoka. Nibareba apana ngo bakore. Ndashaka kuvuga ibintu bibiri turarwana nabyo muri iyi minsi. Turi kuvuga ngo bamwe b'ubuntu ego barayobye, sibyo? Kuko badashaka kugira icyo bakora. Ariko mbabwire ukuntu natwe twayobye, kambabwire natwe ubuyobe bwacu. Bariya bayobye kuriya, ariko mbabwire ubwacu. Twe rero tuzi yuko bwa buntu tugomba kugira icyo tubukoraho cyane. Ariko Mana we, ariko wantabaye vuga ngo wakora ko ntiwakora cyane. Oya reka nkavuga kakana.
sinzi abantu basigaye none se Yesu yabarakoze iki byose ari wowe ngo byinira Imana gutya none ukabyina n'ibere rigasohoka ngo nibwo Imana imanutse ntabwo ntayihari rwose ariko mwantabaye urusanga umuntu yagwaye ibikanu ariko mwaretse ariko dahari ngo yari ihari ngo yari yahamanukiye yahamanukiye byahe hamanutse ibyuya ariko urumva kandi ikindi byatweretse kuri performa ariko ntabwo abantu barasaraye abantu baragwaye Hana we akabanuka mu mazi Imana iramanutse yewe akamanuka mu mazi akagiye byumba akayamanukaho haleluya haleluya imikoshi yose banteje bakomana umugezi w'Igorogota sha haleluya ariko mwambare mukabaho nta ibyo byose nubwo twabikora Imana ishimwe ariko ntabwo byaruta umugezi w'Igorogota ku musaraba haturuka iriba rimara inyota twanyweye amazi meza amazi y'ubugingo abayobe rero abayobe babi nta kwihana nta kwezwa tugume dukora ibyaha kugira ngo ubuntu bukomeze busage noneho babandi bavuye mu byaha agenda afite Bibiliya gutya ari umurakari azi ko ari we wenyine urepresenta Imana muri iyi ariko waretse shako Yesu yayirepresente neza ariko mwavuze amina cyane haleluya yo ndafashishwe kuvuga ngo Yesu ari ikintu yakoze nta muntu uzagisimbura nta caci izagisimbura nta wo mu isi wagishobora igikorwa yakoze i Karuvariyo haleluya ndafashishwe amen noneho ukajya kumva ibintu byose hivi vitu nabii alikuwa alisema ariko mwaretse hari nabii urenzirije yakosha amina haleluya pastor muskuri yababwiye ntiyababwiye ngo uriya nzoka mujye kwiba nguriya muringa noneho mumanike bariho barapfa no yavuze ngo murebe gusa look and live reba ubeho ariko ndebera mugenzi ngo urumva hari ibintu bakoze adore abantu rero ntibemera yuko hari igikorwa cyakoretse niyo mpamvu birirwa bikebagura reba ubeho urebaho wese ureba aho inzoka yamuriye arapfa ariko ureba kuri iriya nzoka ahantu imanitse muyimanike hariya mu nkingi mu butayu pasi akomeza uhasoma ayiwe Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira ku giti cy'ikipasi cy'ibendera ku giti cy'ibendera amen reka mbabwire ikintu cyabaye yagaragazaga donc cross yari sign ya cross umusaraba urabibona muri Yohana 3 Pastor Bernard 14 abantu bakunze kujya kuri 16 kuko yakunze abari mu isi byatumye atanga ariko ntibajye kuri 14 dusomere kuri 14 haleluya kandi nkuko Mose yamanitse inzoka kandi nkuko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashima. Hari aho turi kujyana amen. Umva mbabwira ikintu kimwe abantu ndavuze mvuga byo bose bagiye bahuriraho baremera ko Yesu yabambwe ariko ngo agire muri kwa kubambwa agire ngo birarangiye. Waruzi ko wamenyera bya bisambo byari byambaye ikamba ry'amaho? Ndi kubabaza nyine nka mwarimu. Nivuga ngo nubwo yabambwe ki VIP. Uzi kubambwa ariko nikamba yego niryamaho ariko nikamba. Ntabwo bapimaga gushira ikamba. Ikamba yari ona.
ikamba cyari icyubahiro, ariko ryari iry'amahwa, ariko ari ikamba. Igikorwa yakoze cyo kuducungura cyari ki VIP, ariko mwavuze amen. Ariko wagize umuntu ndero ntugacogoza ibintu kandi by'ibi VIP. Amen. Waruziko Yesu ashimwe cyane. Akuzi ko buriya tugomba kumenya kugira ngo duha agaciro umusaraba, tugomba kumenya icyamujyanye ku musaraba. Icya mbere, Imana ikintu yanga ni icyaha, ariko ikintu ikunda igakunda abanyabyaha. Ni ibintu bibiri, yanga icyaha igakunda abanyabyaha. So he was supposed to redeem the sinners, ariko nanone agomba kubwira icyaha ngo waraneshejwe. Hariya ku musaraba rero, Mana yanjye, abantu bamenye imbaraga z'umusaraba. Muziko ngo n'inzandiko zose yaturegaga, muziko yazijyanye kuri cross. Buriya ngo yabambanywe nazo, ntiyabambwe wenyine, yabambanywe na bya bindi byose bikurega, bya bintu bishaka gutuma uba mugufi ukumva sinzi ibintu yarabambanywe nabyo. Inzandiko zose, mumbabare mvuge noneho, uyu munsi ndasa nkaho nkontrediza, ariko sindi kuhakanya ibyo twigisha kuri karande, sindi kuhakanya ibyo twigisha, haleluya, byo kumenagura ibicaniro bya karande, kumenagura, turamenagura. Sako mubare tuganira. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo wamenagura birenze ko Yesu yamenaguye hehe. Mumbabare tubigendane n'ukuri ku musaraba. Basta n'ukuri pe. Kuko hari ibyo koko turabyigisha kandi ni mu mwuka, kandi biri mu ijambo ry'Imana, tugomba kubisenya biriya bicaniro. Ariko hari n'igihe abantu bakoresha kamere. Icyumweru cya mbere dusenge icyo kwa sogokuru, cya kabiri dusenye sogokuruza. Icyo muri cya mara nk'amezi 8 muri gusenya gusa. Icyo ukundi kwezi sinzi ngo nyirakajumba. Ukundi kwezi ariko mwaretse. Ariko ukavuga uti Imana yanjye, uku no gusenya gusa cyo no ku impressiona. Haleluya. Ndacyahari. Hagahita haza ikindi. Haleluya. Turasenze, tuzakora amasengesho iminsi 7 y'abakerubi. Ku Mana yanjye, ko se Mana yanjye. Vuga ngo yabambanywe n'inzandiko zikurega. Muranyumva neza? Ndize ko turi kumwe. Bene data, ibyo tukora twebwe no kujya gufata bordero, ariko ibyo Yesu yakoze, ariko mwavuze amina. Bwira mugenzi ngo burya urwana uri muri position y'uwanesheje. Ndashaka uyu munsi mbabwise ukuri. Ntabwo mwanyumvise. Turasenga, tugasenya, kuko azaduha imbaraga zikandagira inzoka niki na scorpion. Sibyo? Ariko iyo ugiye utazi attitude y'umusaraba, uraneshwa. Buriya mumbabarire ninjya nza gusenya imyuka, mujye munyemenya ko giye naje nanesheje mwizira. Kuko ntabwo tuje muri ntabwo tuje twa failings. No. Kuko ibintu Yesu yakoze byaduvanya mu gufailinga pastor. Haleluya. Ni ukuri kambabwiza ukuri. Niba koko donc izi mbaraga z'umusange n'abantu bavuga ngo gukizwa biragoye, ahubwo ntibishoboka kiretse ari umusaraba, ariko mwaretse. Abavuga ngo biragoye ahubwo giye mbona bagerageza. Buri uvuga ngo biragoye ntiwagerageje. Impossible. It's impossible to please God without faith. Impossible kugira ngo ugendere muri urugendo rw'agakiza utazi imbaraga z'umusaraba. Kuramwo umusaraba, message yawe irabipfuye. Kuramwo umusaraba, preaching love itarimo umusaraba, ntabwo ari true love. Niyo mpamvu ubona uyu munsi abantu bigisha urukundo bagera mu rugo bakagira inzangano. Niyo mpamvu ubona uyu munsi bavuga urukundo rw'Imana barangiza bakaba mu moko. Kuko ntabwo ushobora gukuramo umusaraba ngo ube umukristo mwiza. Ntibishoboka. Ntabwo wakuramo umusaraba. Ntibikunda, ntabwo bikunda. Ko wandebe umuntu muri kumuti ntabwo bikunda. Ari abantu ujye ureba ukumva urabakunze, ukumva nabavuga butumwa beza, ukumva urabakunze, ukumva abana batumira kwigisha ibyo bintu. Ariko ukumva babasigiye ubumenyi, kandi nabwo turabukeneye. Ariko ukumva ntabwo babavuzemo umusaraba wa Kristo cyangwa Yesu. Kavuta ariko umuntu avuga iminota 45 avuga ibya Yesu, nta Yesu urimo. Abantu barabasha. Ubwo bari abantu n'abanyembaraga. Basabya bafite ingufu. Kandi Pastor Manuel ari guseka. Genda rubanze kuri babishobora. Kandi ukabana n'ukuri n'abarokora uzi pepe, ariko kubera iterambere tu sais il y a les montagnes là. Mananye kabote sema. Bikazarangira seminaire y'icyumweru. Nta Yesu urimo.
ko biravuga ngo if we preach without Christ what you are preaching it is in vain. Ntabwo bishoboka. Noneho kandi Kristo ntiwamujyamo neza utazi imbaraga z'umusaraba. Amen. Ndafashijwe rero. Ndashaka kureba ko tugikundanye. Haleluya. Ndumva nifuza ko mbere yuko tuza gutaha uyu munsi nashatse gusa kwintroduza gatoya. Ndifuza ko tumenya neza, kamenya umusaraba icyo wakoze. Paulo rero yageze ahantu aravuga ati rero ibintu byose nababwirije ni byiza. Ariko nta kindi kintu nkibasha kwirata. Urumva noneho cya gikorwa Yesu yakoze ku musaraba ntabwo Paulo yagikerenshije. Gukerensa niko babyita, mbega kubifata for granted. Ntabwo yabifashe nk'ibisanzwe. Yaravuze ati noneho jewe sinkibasha kubaho nka Paulo gusa, ahubwo nsigaye nirata iki? Umusaraba. Ahita akurikiza ibimenyetso byerekana umuntu wirata umusaraba wari we. Aravuga ati sigende iby'isi nkabibona nk'ibibambwe, ariko sibyo bibambwe byonyine, nanjye ndagize nte bwa mugenzi ngo ariko hari bibambye nawe ukeneye kubambwa. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Hari abantu rero ukabona ukabona ijisho ntirirabambwa, agize ngo katuse ukabona ari kugira umukobwa ngo katuse uyu mu brother. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ko iyi generation y'abagenzi banza batabikora ibintu byagucya nitwe ni mu generation zacu. Umuntu akakugira ngo cyangwa se umuntu akakuramutsa ukabona kugize my God, kabuti umuntu inzara ntizirakizwa cyangwa ugasanga umuntu ari kukureba umutwe uragiye uri kureba umukobwa kafuta Imana. Niyo mpamvu Yobu yabambye amaso ye, aravuga ngo nakoranye isezerano n'iki? N'amaso. Vuga ngo mbireba nk'ibibambwe. Nose waruzi impamvu uyu munsi abantu batanyurwa n'ubuzima barimo? Ko beva ngo kubaha Imana iyo bifatanyije no kugira umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi. Ariko umuntu ugasanga arashaka ubuzima burenze, wenda arasengana n'umuntu wabugezeho ariko we ntabwo arabugeraho, ejo bikaba byamutwara amagiragire kubera kutanyurwa, kubera kutabasha kumenya. Sibyo ibya mugenzi ngo ari ibintu bigomba kubambwa. Haleluya. Ariko natwe tugire gute? Natwe tumere nk'ababambye. Amina. Nibigera ku ipantaro wa mugabo we, ndabizi ko ndondagana n'isi yose. Haleluya. Warakijwe pe, ariko ku ipantaro harabambwe. Ariko ndabizi ko ari umuntu turi kuganira, mumbabarire si mwebwe. Yesu ashimwe cyane. Ku ipantaro harabambwe. Yesu ashimwe. Ndabireba ariko mbireba nk'ibibambwe, nanjye nkamera nk'ubambwe. Ndabizi ko hano hadutsinda, ariko hamwe no kureba umusaraba. Imana idufashe kugira ngo iki cyumweru n'ukuri tuvuge Yesu wabambwe, tubabwiriza Kristo wabambwe. Amen. Yagiye avuga amagambo menshi Paulo, aravuga ngo kandi ngo muzirikane no guhamagarwa kwanyu, ngo mumenye yuko kuko yageze ahantu asanga aba bantu agomba kubabwira ukuri. Aravuga ati rero ndashaka kubabwiza ukuri yemwe mwabakora intumwe, muzirikane guhamagarwa kwanyu. Bene data, mumenye ko ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Namwe ntabwo mujya mubireba. Rero kuri abantu bari organize, ariko Yesu atahamagaye. Noneho babandi birirwa baducurira ngo bajya kuza mu bintu batari smart. Abari smart yarabaretse, ariko mwaretse. Yesu ashimwe cyane. Jewe biriya bintu rero umaze kumenya imbaraga z'umusaraba nta complexe wagira. None se yabaretse mu mabiro atabareba? Ako mureke nivugire. Amina. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntiyabarebaga. Urabona ibintu bakugira gutya. Ego Imana izazana abanyabwenge, izanabuduha, ariko ntabwo yatoranyije. Pastor Benari hera kuri 26 usome. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Mikro yawe ntabwo iri. Muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, yuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi. Yego. N'abakomeye bahamagawe atari benshi. Basa n'abakomeye. N'abakomeye. Ahubwo abahamagaye arabakomeza. Kuko tusigaye dukomeye, vuga ngo aradukomeza. N'imfura zahamagawe atari nyinshi. Basa niki? N'imfura zahamagawe si nyinshi, ntabwo ari nyinshi. Niyo mpamvu ubona umuntu avuga ngo nzajya gusenga, ngo wajya hasengera nde? Ukagira ngo uzasanga ngo zamfura mwakuranye ziwanyu
reka da ugasanga abantu umuntu uri gusirimba afite n'intebe ku mutwe ukavuga Imana ndagusaba ni ukuri vrema uyu muntu iyi cace abantu ko badafite discipline abantu bazi ko yoro yicaye gutya mama ntabwo ari imfura nyinshi zagize ziti haleluya pastor kuko ubona abantu baragwaye mu mutwe bategereje imfura aduha uburere aduha ubupfura pastor ubona butaraje ariko aduhamagara tuvuga ukuri siko twaje shiraho akantu pastor ariko twaje ni ukuri gose komeza ahubwo Imana yatoranyije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge kandi yatoranyije ibinyantege nke byo mu isi kugira ngo ikoze isoni ibinyantege nke byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye kandi n'ibyoroheje byo mu isi n'ibihinyurwa n'ibitariho Imana yarabitoranije ngo ihindure ubusa ibiriho kugira ngo hatagira umuntu wirata imbere y'Imana kugira ngo hatagira umuntu uzana ibintu by'ibyo kwirata imbere y'Imana niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirata Uwiteka uwirata yirate nde pastor Uwiteka amen so niyo mpamvu mubona Paulo avuga ati je nta kindi kintu nkibasha kwirata sigaye nibona nkibagirwa ko nize amategeko kandi diplome ndazifite nkibagirwa ko mvuka mu muryango umeze gutya kandi niho mvuka nuvuga ngo ibyo byose yari abifite pe ariko asanga bari abantu nabo barabifite reka mbabaza abantu akantu kamwe nta bantu ujye ubona niyo uri kugwana mu buryo bw'umwuka ukabona abakugwanyije imbaraga amaboko aguhagurukiye ukabona utazayashobora oya cyetse niyo wenda ari mwebwe ndabizi sibyo niko bimeze ukareba n'abahanga n'abanyabwenge n'abanyamafaranga bafite abantu bafite ububasha ariko reka nkubwire wabireba ukavuga uti Imana ngiye mu nyama n'amaraso ntabwo abantu nabashobora ariko watumbira umusaraba agahita ashiramo siboreti na shiboreti ukanze kuyibabwira ururimi rwabo rugatandukana ugasigara ubona banyuranyije indimi Yesu agakora ikintu gituma banyuranya indimi wowe ukabura aciyeho bene data imbaraga z'Imana uwakwirata yakwirata Imana uwakwirata ntabwo yakwirata ubutunzi uwakwirata ntabwo yakwirata ubwenge bw'isi mbabarira umbwire ubwenge buri mu isi aho abantu bicara bafite ubwenge bw'isi bakavuga ngo turashaka ko nk'igihugu runaka tugikura ku ikarita abantu bakavaho ubwo ni ubwenge bwayo buvuga ati wafata nk'aka gace kakavaho abantu bakasima ariko twebwe haleluya ubwenge bw'Imana ntabwo bwarimbura ubwenge bw'Imana bushira no ku murongo turashimira Imana haleluya ukuntu umuntu ashobora nko kwicara akavuga ati nzakora akantu kamwe kabemo virisi bose babyuke bisamura ubwo ni ubwenge bw'isi ariko Imana ntabwo yagupangira n'abahanga bayo ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngo ushire ibintu bituma abantu bazabyuka bitsamura isi yose ariko turashimira Kristo uwamwirata mwirata uwakwirata yirata Imana amen haleluya Yesu ashimwe haravangwa ariko ikomeza gatoya waharangisha ngo Luka 24:26 Luka 24:26 none se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe gasubira mumva kataryoshe none se Kristo ntiyarakwiriye kubabazwa atyo ngo abone kwinjira mu bwiza bwe none se Kristo ntiyarakwiye kubabazwa atyo kugira ngo abone kwinjira hehe mu bwiza bwe bene data iyo atababara ntabwo ubwiza bwari kuboneka turashimira Imana ko kubabara kwe aribwo bwiza bwanjye aribwo bwiza bwawe ndashaka tuvuge gatoya kuri Yesaya ukuntu yamuvuze ukurikije ukuntu Yesaya yamuvuze ayiwe Yesaya 52 ku murongo wa 13 n'uwa 14 murambabarira ni ordonnance y'ibyanditswe kubera inyigisho mfite
dore umugaragu wanjye azakora iby'ubwenge asumba abandi. azagira ate? Azakora iby'ubwenge. Haleluya. Mwumvise ko ibyo azakora atari iby'abaswa? Yatoranyije abaki? Abaswa ariko ibintu azakora ni iby'ubwenge. ako wavuze ni ukuri, ni iby'ubwenge. Komeza. Asumbe abandi. Azagira ate? Azasumba abandi. Ibi bintu by'umusaraba bene data tubimenye, wakwexera mu bintu byose. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ibintu bigarukiraho. Azasumba abandi, azashyirwa hejuru akomere cyane. azashyirwa hejuru akomere cyane. Ego. Nk'uko benshi bamutangariraga, kuko maso ye hononekaye ntihase n'aho umuntu, naho nshaka n'ishusho ye yononekaye ntise n'iy'abana b'abantu. uvuga ngo mbohera ku maso pastor. Nk'uko benshi bamutangariraga, kuko mu maso he hononekaye. Basa muri iyi minsi ntabwo usigaye ubona abantu bavuga no, you know your sermon is ufite old fashion, you know this is old fashion. Gen Z, hallelujah. Where are the Gen Z? Hallelujah. Aba Gen Z bari amina. This is really noneho ugasanga aba Gen Z bari gushaka abantu bababwiriza bari kurapa, you know, yes he has done it. Ukibaza ati yakoze ibiki ngo kabyarabwe. Noneho ugasanga ibintu ibyo mukecuru akeneye pastor n'umusaza mu bugingo nibyo n'umugenzi akeneye. Mu bugingo ntabwo hasaza, nta bugingo bw'inkumi ariko bwaretse. Ubugingo bwose ari ubw'umuto ari ubw'umukuru, dukeneye eternal life, dukeneye message idutwara kuri cross, kuko umujene wageze kuri cross ava mu byaha. Ikindi nanone ndiye kibirimo aratabarwa, ukwicira urubanza. Amina. Ni ku musaraba. Ese mwari muzi yuko uyu musaraba wenyine niwo wafasha umuntu yumva yarakoze bya bindi bisa nkaho bihabanye no kwijambo rivuga, ndumva mu byumva. Yesu ashimwe cyane. Ndumva muri kumva. Umuntu yasigaye yitwara uko Imana itamuremye, itashatse kwabaho, ariko yagarukira Imana. Abantu bose baramujajinze, iwabo baramujajinze, urumva buretse uzongera gusubira mu rusengero ryari kuri umwana wa pasiteri, reba ibintu wagiyemo, ariko yagera ku musaraba, ku musaraba Imana ikavuga ngo mwana wanjye ndakuhagiye, ndagukunda, ndagufitiye umugambi mwiza. Ofete Yesu ikintu yakoze, strategy yakoresheje ituma abantu bamuyoboka. Nyivuge itari abantu bamuyoboka ngo baba bayoboke, ahubwo baba bigishwa. Uzi ko Yesu atarafite attractive message? Ako mwamba bariye ako kantu ndumva ntangiye kwinjira. Pastor ntabwo yaje afite ibintu by'ibirungo, yaje afite transformative message. Ubutumwa buhindura. Target ya Yesu kwari guhindura. Oh Jesus. Kuko ntabwo bimuteye isoni kubaka itorero. Mama Trey ntabwo bimuteye isoni. Uzi ko yavuze ngo I will build my church, ntangero kwigisha. Yaravuze ngo nzubaka itorero. Pastor uzi ko atavuze ngo nzarisanasana. Yaravuze ngo nzaryubakira ariko nzafata uwo nguwo mwubaki. Bitwaye iki se mwubatse? Bitwaye iki muhereye kuri zero ntabasha kumwubaka? Haleluya. Abari hano bavuge amina. Amen. Ntabwo yavuze ngo I will renovate my church, yavuze I will build. Niyo mpamvu birivuga ngo nzakubaka wa mukobwa w'i Siyoni. Nzakubaka ariko nanjye ninkureba uzaba wubakitse. Uko mwavuze amina. Haleluya. Ariko Mana ndagushima. Aho rero ndashaka kubwira abantu nibyo abo bagenzi n'abakiri batoya bashobora kuza bakaba attracted, ariko ntabwo they will not stay, kuko ikintu kituma umuntu agumamo ni true message, ni authentic message ya Yesu. Kuko iriya niyo izamusustaining. Uraprometa abantu bitunguru, ejo uzazana ibirayi, ariko mwaretse kuko muravuga ngo nongo reka ngo mu izina rya Yesu uyu munsi ngo tuzarya ibitunguru ngo maze amaraso Yesu amanuke. Oya, uzamuprometa ibitunguru, ejo umuprometa amadegete, kuko ntabwo bikunda, ntabwo wabona ibintu prometa, kuko no waprometa ibiki se buri munsi. Hariya muri Kenya pastor yabwiye abantu ngo mugure imikubuzo, barayigura. Arangije arababwira ati rwose ati mukubura uko mukubuye niko Imana isohoye ibyaha byanyu. Baje ku cyumweru gitaha baje buzuye ibyaha, kuko ntabwo mukubuzo wakuraho ibyaha. Ariko mwamba bariye bene data, ariko barebye bose ku musaraba. Umukecuru akareba ku musaraba. Uzi ko buriya kugira abantu bakijijwe mu muryango wacu. Amina. Uzi ko biruhura.
mutekereze uyu munsi mama yadakizwa kandi nk'ubu ngubu ari hariya arwaye ariko se ubundi wagiye hehe ari kurwana nanjye ariko kubera agakiza ariko mwavuze ngo agakiza Amen. Abo tuvukana bareba ku musaraba nanjye nkareba ku musaraba noneho si wote tunakutania pale. Haleluya. Ariko mwavuze haleluya. Amen. Haleluya. Ikindi ntuzigere wemera ko umuntu aguprometa ibintu parce que umuntu araguprometa biga failing. Ikindi namwe mutwemerere ko du failinga nk'abantu ariko mureke tujyane ku musaraba. Kwa ku musaraba niho hatuma haleluya pastor ashobora kuza akakubita 5000 n'imbaraga zo ariko mwaretse niho twahuriye pastor ibintu bituma tugirana neza nka bene data ni ku musaraba kuko we yaritanze ariko hari abantu wavuga mu ijambo ry'Imana ngo nuko namwe mwitange kuri bene so kuko yitanze natwe twitange kuri bene data hanyuma rero nucomoka ku musaraba urebe rero uhamagara iyo nimero ntabwo ishoye kuboneka utangire witotombe Yesu ahabwa icyubahiro umuntu ugufasha aragufasha wowe ariko wowe nutagendana n'Imana akariba kagakama Imana izafunga wa muntu ntakugereho utangira uvuge ngo ngo baba promete ibintu badabona uretse nawe afungirwa until nawe ugarukiye Imana kuko Imana niyo ibika urufunguzo yonyine mwari muzi ko Imana ari ibitse urufunguzo ko ibineza neza nta n'umuntu wakubwira neza njya kubona umuntu wakubwiraga neza azanye umushiha sigaza yimyozwa kuti Imana nibiki byabaye mureke tujye ku musaraba bene data ndafashijwe nkomeze ibindi ubuhanuzi bwawe butarasohora si ikibazo cy'itorero itorero ni inzu dusengeramo ku mwabara ngo mwisira rya Yesu nubwo wajya kumuhanuza abandi bose batabariweho ariko Imana ikivuga ngo ndagufungiye ariko ntabwo bikunda ko imbaraga z'umusaraba ziguhesha gutegereza ugatumbira Bibiliya ivuga ngo dutumbira Kristo wenyine kuko ari we banze ryo kwizera ryacu kwacu amina kandi tukamutumbira twiyambuye ibituremerera ngo n'ibyaha bibasha kugira gute yes amen basajya kuri Yesaya 53 kuko sinayireka basa ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde kuko yakuri imbere ye nk'ikijegijegi nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye yego buriya Yesaya yavugaga umusaraba pastor buriya niwe yavugaga yes ariko mu isezerano rya kera komeza ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro nta shusho nziza cyangwa igikundiro kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza buriya uyenze ngo ntabwo byari attractive haleluya sashiwe cyane ariko sereka mbabwire isi yose ntiyamwitabye ndabesha abazungu ntibamwitabye abirabure ntibamwitabye atari attractive adafite ibintu byo gushaka gukurura no kwambara utujinsi ngo yemeze ariko mwamba ariko mwaretse mureke mpaguruke gatoya ariko bwavuze haleluya pastor byari bimeze gute nta shusho igize gute ariko mu ndebe tuvugane bene data amina nta shusho yo kugira gute yo gukunda ubwiza bwatuma tumwifuza yes I pray for favor in Jesus name hallelujah this person hallelujah ndakurura uriya agomba kunyemera ntabwo arabatazakwemera imbaraga z'umusaraba wa Kristo harabo zizigizayo for your good haleluya amina ariko impamvu yakiriye ishusho nk'iyo no kugira ngo jye nawe tugire igikundiro no kugira ngo jye nawe tuye dutambuka dufite ubwiza bw'Imana we yarabyakiriye ariko hari time mu buzima bwacu uzisanga nta shusho y'igikundiro niyo mpamvu mubona message y'umusaraba ntabwo iri popular ntiri popular kubera iki kugira ngo abantu batabura abayoboke kuko people are preaching how you can invest money icyumweru cyose investing money ko bene data rwose ni forever wajemo ukwezi kose ariko mwamba bari yes ariko nashaka kumva haleluya ndabira umuntu muri kumwe mubwire money amafaranga turayigisha ariko aya mafaranga nagusanga warageze ku musaraba ariko ayo mafaranga nasimbura umusaraba my brother my sister I'm here to tell you will fail nako muramba bari mutangiye guceceka
kuko ntavuze amafaranga. Pastor yambaraga ikanzu imwe agatambuka ari confident ku buryo ari amakanzu aje si kibazo. Ufite Imana yashaka kutwigisha kuba muri iyi si turi exceptional. Sinzi ko amina ko mwambabariye bene data. Haleluya. Ndashaka kureba umuntu uri muri kumwe. Amina. Vuga ngo I'm exceptional. Mama Sharon, we are exceptional. Ntabwo dushaka ku isi idupimira agakiza kacu biturutse n'ibyo batunze, ko dushobora gusanga babiturusha, ariko bazasanga dufite icyo tubarusha atari uko dufite amafaranga menshi kubarusha. Haleluya. Pastor ntabwo mbivuga nk'ukenye, nanjye ndayafite mu izina ariko mwavuze amen. Haleluya, haleluya. Yes, ashimwe. Ndabera umuntu muri kumwe. Niyo mpamvu Paulo na Yohana bageze ku irembo ryiza baravuga ngo dutumbire cya kimuga. Haleluya. Wa muntu wari umugaye ku irembo ryiza bati dutumbire. Baravuga ati feza na zahabu ntabyo dufitiye umwanya, ariko abantu bose bari banyuze kuri ya muryango, harimo aba VIP bo muri church kuri Beautiful Gate, vango Beautiful Gate, bose bari barahanyuze, nta numwe wamuhagurukije. Ariko icyahagurukije uriya muntu ntabwo ari feza, ariko amen. Haleluya. Icyamuhagurukije nicyo bari bafite isi dagize gute. Icyo kintu ntabwo tuzagitakaza. Aba women muvuge haleluya. Icyo kintu haleluya. Ariko babivuze ngo icyo nyene. Haleluya. Icyo nyene icyo kirukana abadayimoni, icyo gikubita indwara zigahunga. Haleluya. Icyo gituma tubabarira abantu batadusabye imbabazi. Ariko ngaretse bene data, icyo gituma ushobora kubwira umuntu ngo ndakubabariye, si cyo kingicyo. Amina. Icyo cyatumye Petero abwiriza kuri Pentecote sha. Arabwiriza basi ubundi ntabwo wavuga ibintu nk'ibyo kuri Pentecote, bitatu byahageze. Wari umupasiteri ufite abantu bangahe? 120. Urabizi ko icyumba cyo hejuru cyari gifite pasiteri yari Petero. Abantu bajya bamenya. Ura nta cyumba kitagira umuyobozi. Haleluya. Amina. Manzu seke gatoya. Bwana sifiwe. Pastor abantu baje 3,000. Ako mureke mvuga umusaraba. 3,000 byaje rati wawe wari ufite 70. Wajya utangira kubabwiriza bene data Imana irabakunda ibahaye n'amata kugira ngo batagenda, kugira ngo batagira bati. Ariko Petero soma amagambo yavuze. Uwo mwabambye mukamwica. Ubundi wavuga ayo magambo, ariko yarazi pastor, yarazi yuko akuyemo message y'umusaraba, yarazi ko umusaraba. Haleluya. Yarazi ko umusaraba uvuyemo byose bipfuye. Arangije avuga ati baje n'ubundi sijye wabazanye, twahagaranye n'Imana. Imana yabatuzaniye, Imana yabavanye mu ngo zabo, Imana yanzaniye abakire, Imana yazanye abanyabwenge, Imana yazanye abize n'abatize, ni nayo izabarinda. Ariko mpimye nka Petero ngakuramo message y'umusaraba, ibyo mbwiriza byaba bigize gute? Shaka urebe umuntu mwica ngo uti tubwiriza Kristo wabambwe. Bivuge cyane ngo tubwiriza Kristo wabambwe. Haleluya. Pastor soma 2:23 kuri 23 zele moshiterebo. Haleluya. 2:23 mwumve Petero arahagaze, urebe 3,000 byakugezeho kefe. Uri kumva ibyo bintu? Haleluya. Muri 3,000 pastor akamvuye muri 3,000. Mu 3,000 harimo abakristo bafite icya 10. Mu 3,000 harimo abafite amazina. Mu 3,000 harimo abazuzuza katedrale. None ugahita uterura iyo message. Yinsomere we. Bega Petero. Yemwe bagabo b'Abisirayeli. Oya. Yemwe bagabo b'Abisirayeli mwe. Yemwe bagabo b'Abisirayeli mwe. Nimwumva ya magambo. Yesu w'i Nazareti, wa muntu Imana yabahamirishije imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibimenyetso, ibyo yamukoresheje hagati yanyu nk'uko mubizi ubwanyu. Uwo muntu amaze gutangwa nk'uko Imana yabigambiriye, ibimenye bitari byaba,
mwamubambishije amaboko y'abagome muramwica. Ibaza ari kubwira abantu ngo nibo bamubambye. Pastor sinzi kuri kubyumva. Uri kubwira abantu ngo mwaramubambye, ndabizi ko mwamubambye ejo bundi, ariko Imana yabakojeje isoni. Reba iyo message uri kubwira abantu ngo mwaramubambye kandi abamubambye barimo. Mwambabariye bene data. Muramwica. Oya mwaramubambye murangije mugira gute? Ngo rekomeza rero. Nibahita bataha. Umva ngo rero ngo murabaha capati, nta capati bakurira, nta cyayi mujya mutanga turangije amateraniro, nta wakinnye. Itakati imodoka ati ngo twamugize butute, Twaramwishe. ngo pastor ngo twagize gute? Pastor uziko bahise biyongera, bavuye ku 3,000 bagera ku 4,000, bava ku 4,000 bajya ku 5,000. Mumva imbaraga z'umusaraba. Uzi ikintu cyabaye kuko mfashijwe ngo ubwo butumwa bubabwiye ngo bubacumita. Uyu munsi nukuri umuntu arasohoka nta butumwa bumucumita mu mutima, kava muri wirira tazamukana uruguru hajya nta bucumise mu mutima. Let's back, tugaruke. Let's preach Christ crucified. Mureke dufashe kuko natwe twaratabawe, sibyo? Reka rata mbabazi ko mwe ndabonye dusenganye igihe, mbonye dusenganye igihe, mpumure singiye kubabwira ngo mwabambye, ariko reka mbabazi, sibyo? Uretse umusaba rata mwagezeho, ikintu cyari gutuma imyaka yose munambana na Yesu ni igiki kitari umusaraba. Ngewe ndabizi ko benshi hano ni umusaraba. Biri nikisa. Si wo watugaruye, si wo watumye turenga amaso y'abantu tukarenga isoni tukabaho ndasubiyeyo tu mina rentre. Si wo Pastor ko muzi abantu badututse tuba twarasubiyeyo. Muzi abantu batwicaritse. Ndibuka ntangiye gukorera Imana, mfite umuvandimwe wantuye muri restaurant, nkora muri restaurant nziza kandi nkunda restaurant. Tubigeze hagati arambwira ati ibintu urimo ni Imana cyo ni ambitions. Ndavuga Mana ibiryo mbireke cyane. Arambwira ngo umuntu nkawe tugupfushije ubusa. Nyihamagarwa. Arangije arantwara ajya kundepoza kanserege aramanura asanga dufite umuyenzi, donc dufite inzu nziza ko idafite portail nziza, idafite portail pas clôture, portail. Ntabwo muzi se portail zake ibintu by'amatafari ziriya nkingi zabwo ari nk'amatafari abiri, noneho iruhande ntumenye ibindi bintu bihari. Ntabwo mbyibuka rwose naba nkubeshe. Noneho hagati hakaba hari mwinjira bagakatira iwanyu. Nivuga ngo rero arangije arambwira ngo nk'ubu koko wowe twakwigishirije ubusa, unanize n'umugabo w'abandi, koko unanirwa no kugura portail. Ngiye kuvuga ngo wigere biki, urabyumva cyangwa ntabwo ubyumva? Ndavuga numva nibyo. Umuntu yari yakubwira ibintu kumva nibyo, kumva ibintu avuze biragaragara nibyo mu maso y'umubiri, kandi ntabwo ushaka uri muri position yo kumubwira ngo urabona ntegereje Imana. Arabizi ko nta kazi wabuze, arabizi ko utari umuswa. Qu'est-ce qui se passe? Ubwo ntabwo wakorera Imana se nk'abandi, byagutwara iki? Narasohotse ariko ntabwo navuze, nafite ikimwaro. Ariko ikimwaro cya kindi cy'abayuda nkavuga ngo ni nk'ibigusha twahasoma. Ariko uyu munsi duhuye urabibona nawe. Twaranahuye kenshi n'umujama wanjye n'umuvandimwe, n'umuntu twubaha. Yambwiraga ibintu bifatitse, yambwiraga ibintu by'ukuri. Ntabwo ati koko nawe ugiye kumera nk'aba barokore birirwa bayura gusa basenga nta kintu bakora. Sinzi abo barokora aho bababoneye ngo bameze gutyo. Ariko Imana niba hari ibihe byiza mu buzima bwanjye nagize niyo season,
kubera ko ibyo ndi gutanga ubu nabikuye aho hantu. Sitoke mfite uyu munsi nayikuye aho hantu, ariko iyo umaze kugera kuri wa musaraba urahagera ukavuga Yesu nta wundi nabibwira atari wowe. Niyo unaniwe uramubwira uti ndananiwe, I need you. Mureke cross ibe significant, igira imbaraga mu buzima bwacu. Basajya kuri 13:13 aho mu byakozwe n'intumwa tugiye kurangiza. Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo ariyo Mana y'abasogokuruza yashimishije umugaragu wayo Yesu, uwo mwatanze mukamwihakanira imbere ya Pilato amaze guca urubanza rwo kumurekura. Ariko mwihakana uwera kandi umukiranutsi, musaba ko bababohorera umwicanyi. Nuko wa mukuru w'ubugingo muramwica, ariko Imana iramuzura, natwe turabagabo bo guhamya ibyo. Ariko Imana yagize ite? Yaramuzura. Iki cyumweru nubwo tuvuze Yesu ko yapfuye akabambwa agapfa, ariko mwibuke ko yanazutse. Ndashaka uvuge ngo binjyanye mu muzuko. Imana ishimwe cyane. Turo turinjira mu muzuko. So sinzi aho twakora position iyo ari yo yose ushobora gukora. Waguma wicaye it's fine. Bura Imana ireba mu mutima wawe. Aho waba wicaye ariko position yose kansabe Pastor Bernard amfashe cyangwa Pastor Emmanuel habe umuntu uzamura ijwi ashima Imana kubw'umusaraba wa Kristo. Turashima umusaraba wawe Yesu, turabizi neza ni wowe ubwawe wabitekereje, ubireba tutaramenya ikiba, tutazi icyo twagusaba niyo twakwifuza, ariko dukunda urukundo ndenga kamere. Witanze ureba byose neza, warabibonaga ko ari umubabaro, warabibonaga ko hariho intimba z'abaremwe, warabibonaga ko hariho ibyaha no gukiranirwa kw'abantu, ariko witanze umaramaje ku bushake bwawe. Witegereje isoni n'ibiteye ubwoba byari kuzaba, ariko ibyo byose ntiwabyinubye. Wakunze ubugingo bwacu, wakunze twebwe Kristo kwizerwa we. Iki gihe nicyo twibuka, turibuka umusaraba wawe, turibuka urukundo wadukunze tutakunditse tudakwiye. Iki gihe duciye bugufi ibyaha byacu byose, ibyaha byacu, ibyo dukora, ibyo tuzi n'ibyo tutazi, imitekerereze yacu, kwibwira kwacu kubi, intege nke za kamere zacu. Mwami wacu Yesu Kristo, iki gihe turabyibutse, twitandukanije nabyo kubw'umusaraba wawe. Maraso wamennye i Golgota, aya manywa tweze, yeze twebwe abumva, yeze twebwe abareba. Ureke kureba bwiza bwawe Mwami, ku musaraba ubambwe bidukize Kristo. Kandi Kristo mwiza, uvugurure kubw'imbaraga zawe, sezerano ryawe ry'agakiza abana bawe, torero ryawe Data. Ducishijwe bugufi no kwinginga no kuguhendahenda, ngo iki gihe uduhe kumva, uduhe gushobora, uduhe kubohoka kurya wabohoye abera bari baboshwe, kumwe wabohoye imbohe zari ziboshwe, kumwe waruhuye indushi zari zirushe, kumwe wakijije urubanza bari baciriwe urwo gupfa. No kuri aya manywa utubabarire, duhagaze imbere yawe nka wa wundi wari iburyo bwawe yinginga, vuga ati Data urakoze, twebwe twarakiraniwe ariko uratunganye. Yego Yesu. Hari ikintu gikomeye cyabaye, nuko basanze muri uko dusenga, basanze bose ku musaraba, bose bakeneye imbabazi. Baba bize bakeneye imbabazi, baba batarize bakeneye imbabazi, abakene n'abakire bakeneye imbabazi, abazungu n'abirabure dukeneye imbabazi, twese dukeneye imbabazi. Ikintu basanze bahurijeho, aho ntabwo bari bahuje statut, ntabwo bari bahuje amadiplome, ntabwo bari bahuje ubuzima busanzwe mu mibereho isanzwe, ariko basanze ikintu bahuriyeho nuko bari bakeneye imbabazi z'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi zawe nizo zituma tudashira. Haleluya! Nimureke twakire imbabazi z'Imana, twakire imbabazi z'Imana muri iki cyumweru. Twakira imbabazi, akira imbabazi, warazakiriye ariko ongera vuga ngo nakira imbabazi, nakira